Gutarinze umurinzi yarindira ubusa, ariko wahabaye batugiriye neza uturindira mu nzira zitandukanye. Ni ukuri mwami watubyuye amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo ry'imbaraga, ijambo ry'ubuzima, ijambo rikiza, ijambo ribohora. Reka datira ijambo rimanukire mu mitima y'abana bawe. Buri mwuka wose warwanya kwakira, uyu mwuka turawusenya. Buri mwuka wose wananiza, watwara ibitekerezo by'abantu, izi mbaraga turaziranduye. Zone ene turema turakira imbaraga z'Imana. Reka amatwi y'umwuka kinguke, abantu bumve kandi bakire, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagwereka umwana wagiye kuvuga, turagusabye mwami ngo ube muri we, korera muri we cyane, uganze muri we, kuko Bibiliya irambwira ngo uzagendera muri twe, uzakora muri twe, ngo ni ukuri uzaba Imana yacu, natwe tuzaba ubwoko bwawe. Ndagusabye ngo umukomeze, natwe ubane natwe, ukomeze kutugirira neza. Ni ukuri mwami dusabye umugisha kugira ngo twakire ubwiza bwawe, dusabye umugisha kugira ngo twumve ineza yawe, dusabye umugisha kugira ngo mwami tugenderwe nawe, ntaba ari twe Kristo, ahubwo data wa twese aba ari we muri twebwe. Urakoze, turakunezerewe rero, kandi koko turagushimye, tugukomeye amashyi menshi ndetse n'ibintu byinshi. Twakira ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen. Mama rero ni karibu. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana batatu, ndi umunyarwandakazi. Nishimiye kubana namwe, ndifuza kubona imitima yanyu ikeye bigatunguka no mu maso. Hanyuma ufite ikibazo cy'umubabaro ukabije aze kutubwira, tuze kumuganiriza nyuma y'iteraniro. Utari bukirire muri iri jambo, nyuma y'iteraniro twamuganiriza, kuko hari igihe uza guterana hirya y'ibibazo ufite indi ndwara y'agahinda gakabije. Biba bisaba ko tubona kuganiriza ukagira ubuzima. Ndishimye cyane kuba ndi hano, umutima wanjye uguwe neza. Shimira cyane itorero ryanyemereye guhagarara hano ngo mvuge iby'Imana. Shimira umushumba mukuru w'itorero wampaye aya mahirwe n'icyizere kingana gutya, akanyemerera guhagarara imbere y'itorero ashumbye. Ndamushimiye, Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga muri Daniel igice cya 10. Daniel igice ni cya 10. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 10. Dore mwanze kugura Bibiliya z'igihari, none zabaye iboro, sinzi uko muzabigenza. Hari igihe bizaba ngombwa nizo muri telefone ntibikunde, ariko nitugira amahirwe zikongera zikaboneka, Mukristo atunge Bibiliya. Ubundi Mukristo akwiye kwinjirana ibintu bitanu mu rusengero. Icya mbere ni Bibiliya, icya kabiri ni igitabo cy'indirimbo, icya gatatu ni agenda, icya kane ni bike, icya gatanu ni ituro. Ibyo ni ibintu bitanu Mukristo yinjirana mu rusengero. Hanyuma rero ndibwira ko atari ubwa mbere mumbonye, kandi ubwo mperuka nabonaga mufitiye urukundo, mwongere murumpe. Nkunda gukundwa cyane mu buzima busanzwe, nkunda umuntu umbwira neza, nkunda umuntu nkunda, kuko ndagira ngo nivuge bihagije. Nubwo nahuye n'ibigeragezo byinshi bimbabaza umutima mu buzima busanzwe, mvuka ndi bucura, nkunda guteta. Kandi iyo mbona nta n'umuntu ntetesheje, niga kwitetesha. Kandi nibwo buzima bw'umukristo, nubura ukomora wige kwiyomora, ufatanye n'Imana wiyomore. Nubura ukubwira neza wibwire neza, ujye ubyuka wibwire neza. Nubura no guhanurira ubyuke wihanurire. Nubura no kuririmbira ubyuke wiririmbire. No kuri anniversaire yawe nubura ugusiripuriza wisiripurize. N'ukwiga kuba wowe, kwiga kubaho bizagufasha kurama, bizagufasha kutagira chiffonnage mu maso, bizakurinda kurwara hypertension na hypotension, kandi bizagufasha kurwana intambara zose. Niko
umukristo muzima ubundi amera, ukwiye kubona ikigeragezo kije gipima nk'ibiro 50, ukagifata ukagisuzugura ukagikuba na 0, ukagisigira ibiro 5, ukiga kuba hejuru y'ubwami bw'abadayimoni. Ntuzemere ko Satani akujya hejuru, ntuzamwemerere. Uzige kuba hejuru y'ubwami bwose bw'umwijima, hejuru y'abarozi, hejuru y'abakwanga, hejuru y'abakubwira ko ntacyo uzageraho. Ujye ugenda nk'ufite icyo wagezeho, ubigendere, sibyo? Ujye ugenda nk'umuntu ukaze, ugende nk'ukaze. Jya wiga kugenda nk'umuntu wasubijwe, ubigendere. Erega bizagufasha kwicuma, byibuze nugera no kuby'Imana yavuze uzahagera utajya kwa muganga. Uzi kugira ngo uzagera ku bisubizo by'amafaranga uyafata ujya kwivuza umutima. Iga kugera ku bisubizo utararwara umutima. Jya wiga kugera ku masezerano utararwara pressure. Uzi kugira ku masezerano uhita uva ku isukari kubera ko wananiwe kwiga kubaho mu buryo utarwara. Jya wiha urukingo. Muri bunkunde ndabizi, erega jyewe ndanakunditse, mubona ntari umumama uteye ubwuzu. Hanyuma rero igice cya 10 duhere ku murongo wa 18 tugeze kwa 21. Kandi ndabashimiye pe, muri intwari kugera hano mu mvura yari yaramutse na siporo. Jyewe sinzi impamvu buri gihe bamaye umwanya wo kubwiriza ku cyumweru bihuza na siporo. Kakantu muzakigeho. Noneho ubwo n'imvura birabizanye, ariko ndavuga nti ndagenda kuko twebwe twavuze ko tuzayikorera mu mvura y'amahindo, tuzayikorera nta bici nta note, tuzayikorera zinahari, tuzayikorera tunanutse nitunabyibuha tugumye dukore, tuzayikorera byanze n'ibinakunda twongere. Twebwe twasinye kontra muri ibi bintu, twasanze kandi birimo akantu. Ibi bintu by'Imana, ibi bintu byo gusenga, byo gukizwa bibamo akantu. Ubu ni ukuvuga ngo akantu ababyeyi batamaye muri ibi bya Kristo maze kukabona. Ndatangendanye nta n'agashitu k'isambu, ariko ubu muri ibi bintu nabonye isambu. Rero reka dusome kuko mfite ibihe byiza. N'umusaza wayoboye ibiteraniro nawe yadusajije, yaramutse mu mavuta ateye ubwoba, mu butegetsi, mu kubwira ibintu bikumva, ibintu byose byameza amatwi. Uyu musaza byutse bitera amatwi, mwiyeranje umuntu waje nyuma aze gukomerezaho, ibintu byose ubu byameza amatwi. Amafaranga haryamye kuri banki yameza amatwi, aho ari mu mifuko y'abantu yameza amatwi, aho amazu yari yameza amatwi, ibintu byose byameza amatwi. Ikibura ni ukubibwira. Kadusome umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Rero na Pastor Pasi ndamukunda. Afite ukuntu afashwa cyane, afite agira ibiterane muri we. Iyo rero ndi kubwiriza ahantu wicaye mba nzi ko ndi bugire ibihe byiza. Nkunda umuntu ugira ibiterane muri we. Hari umuntu ugendana amateraniro muri we, ukabibona no mu nzira uko afite amateraniro muri we. Imana igumugisha pe. Haranditse ngo Daniel igice cya 10 duhera ku murongo wa 18. Haranditse ngo uwasaga n'umuntu arongera ankoraho arankomeza, arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera koko komera. Tukivugana mpera ko ndakomezwa, ndavuga nti databuja avuga kuko unkomeje. Arambaza ati uzi ikinzanya aho uri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi, nimara kugenda umwami w'Ubugiriki ahera ko azi. Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri, kandi abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli umutware wanyu. Nayo magambo tujye kuganira. Ufunge Bibiliya nubwo nsomye amagambo menshi. Nishakiraga umurongo wa 19 uvuga ngo arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera komera. Tukivugana mpera ko ndakomezwa. Aho niho nshaka. Tukivugana mpera ko ndakomezwa, ndavuga nti databuja avuga kuko unkomeje. Naho pe. Kandi murabizi ko ngira ingeso yo gukunda kujya ahantu bafashwa. Ahantu bafashwa niho nkunda kureba, kuko iyo mbona udafashwa mba mbona waje kundoga. Aha ni hagati no hagati.
ubundi nuba mu iteraniro ukabona urabwiriza abantu bafashijwe ukabona umuntu udafashwa umugendere kure uwaba yagutumweho kandi ujye umugendera kure umuntu nk'uwo aba ari n'umugome kuki se yadafashwa abantu bari gufashwa kuki se atishima abantu bari kwishima aho ujye uhashyira akabazo hanyuma tugiye kuganira rwose ariko abacuranzi Imana ibaha umugisha nari nibagiye kubavugaho murabizi ko nkunda umuziki kandi nanjye mba numva nkoze muri matiyeri z'umuziki niyo ngenda mba numva nkurya tu harya nkandagira nkumva ndi mukandagire muri yari yarabitubwiye nakongera nkumva iraje ibigenze neza nakugira imbere nkumva muri ryajemo umuziki uvuga ngo ihindura ibyanze guhinduka rero mfite ahantu nanywereye muze kwitonda mu ngenze gake mfite ahantu nanywereye kandi iyo hagize unsembura ndasara tugiye kuganira amagambo ariko harazamo gukomezwa kandi bitandukanye na bimwe bya hariya hakurya gukomezwa ngiye kuvuga gutandukanye na kwa kundi twakomejwe ko wa musaza witwa padiri biratandukanye ku bintu ngo tukivugana ngo mpera ko ndakomezwa rero ndashaka kuvuga kuri ba Daniel ariko reka mbanze nsobanure aya magambo ubundi hazamo amagambo atatu gukomera kwikomeza no gukomezwa aya ni amagambo atatu nshaka kuvugaho gake ubundi nkavuga impamvu y'iri jambo Imana yashyize ku mutima ubundi gukomera hari igihe umuntu akomera bitewe n'aho havuka bati sha ubukire bw'iwabo yarabuvukanye wabo bari bakomeye bati nawe arakomeye ariko abantu bavuka mu ngo zikomeye mwagize Imana kandi biranabasa iyo tubareba turabibona muba mufite ibintu by'ibivumbikisho ubu burwara ntibujya bubakoraho na covid yaraje idondaho isanga mufite ibivumbikisho by'imivukire hari umuntu ukomeye mu rwego agenda mu modoka isi yamuguriye sha ariko mwumva mumeze muti iyo mugenda mu modoka ba papa wanyu babaguriye ubundi mumera muti ugasanga umuntu akoze mariage akoreye mu nzu mariage ise yamusigesha mbega mujye muza mutuganize ukuntu mwumva mumeze ubundi mwumva mumera muti noneho rero nkatwe twikorogoshereye kugira ngo tube twambaye imituku natwe dufite ukuntu tuba twumva dukomeye ariko turaza kumva ahantu gukomezwa biryohera kuko biratandukanye turaza kumva gukomezwa biruta gukomera no kwikomeza ari igihe ukomera bitewe n'umugabo washatse ubu hari umuntu cyane yarashatse umugabo w'igikire ku buryo ashiduka ry'ubugari bwa nidosha yavuka hantu urumva wakomeye biturutse ku wo washatse nkari abantu byahiriye ndugu yangu yagize gutya avuka neza ashaka neza kandi ubwo baranize neza urumva uwo muntu ibintu byo gusenga amasengesho ya stress biba aba make bene nk'uwo niyo musenganye birakujena ugera igihe cyo gusaba ukamuvangira wari muri Mana ndagushimiye ko wangiriye neza wampaye kuvuka heza umpa kwiga heza umpa gushaka neza mu rugo rwiza uwo muntu rero kugira ngo musengane uba mu bukode nta cyatanu ufite kuri konte n'ibihura umwaje n'undi ariko rero wagira Imana mwasengana afite ibiganza birekura uriyeranje ukajya usakuza uti Mana ntabara ndapfuye inzara iranyishe arakubwira ati ceceka ikibazo cy'inzara ndagikemuye nabo bubahwe urumva afite gukomera gufite aho kuva ari umuntu wahuye no gukomera bitewe n'aho yize bituma mu byerekeranye no kudepoza watadepoza arashakishwa ari ku isoko urumva uyu muntu arakomeye arakomeye hari umuntu warakomeye kubera n'imiterere neza pera umukobwa ubyiruka afite ukuntu ateye ku buryo mu bintu ajya gusengera atajya avuga ngo Mana nk'umugabo ahubwo baba bacicikana ari gukoresha imbaraga zo guhitamo urumva waba afite ukuntu akomeye noneho hakaba n'umuntu wikomeza rero turamusanga mu barokore ari mu cyiciro cy'abarokore bakunda kwikomeza
kandi bafite n'umuririmbyi wabibashyigikiyemo indirimbo sinkunda kwiririmba bitewe n'impamvu z'umutekano wanjye, nawe yabibashyigikiyemo aravuga ngo mwiyumanganye mu byago mugiye kubona ko n'ugushinyiriza ukikomeza ukajya ushinjagira ushira ugakomereka ntukome kavuga uti nubwo naburaye reka nikomeze ntatukije izina ry'Imana, nari ngiye gusaba uyu muntu bibiri ariko nceceke ntivamo izina ry'Uwiteka ridatukwa, ukikomeza mbega ukagenda warikomeje. Kandi ibi bintu ni bibi, biravuna, birangiza, ushiduka uhora urwaye umutwe, wasohoka ugaseka, wakwinjira mu nzu kwikomeza. Akaba yagiye umuntu ugira gutyo uti reka nikomeze imbere y'uno muntu niwe unyiciye reka nikomeze simwereka amarira. Biravuna ibi bintu we, biravuna we. Ibi bintu nabanye nabyo imyaka 11 nkajya nikomeza imbere y'abantu bavuga ko ntazashaka. Uzi gukobwa bagafata irembo gakobwa imyaka 11 gashira uri mu bantu bazi kuvuga bakuberuye n'abazi kuvuga bajijishije, bigasaba ko batera ikorasi ukayibyina ukikomeza ukabyina umega ukikomeza ugafashwa ukikomeza batagucisha mu ijisho ukikomeza ugataha ubukwe ntawagutumiye kugira ngo batagira ngo wafuretse ukikomeza. Ibi bintu biravuna we, ibi bintu Imana barinde we. Ukikomeza imiryango wagusura kandi uzi ko wawe n'umugabo mubanya ku gikobo ukikomeza ngo batagucisha mu ijisho we. Ibintu mu barokore bibamo we, biravuna we. Kwikomeza wambaye agatenge kamwe we udahinduranya ariko ukikomeza we, ukikomeza uti ndemera ubu bukwe mbujyamo n'amaguru, ukikomeza nihagira n'ukubwira none se ugiye gutega ngiye mfite uburyo bwo kugenda kandi ntabwo ahubwo uri kwikomeza ngo batagucishamo ijisho. Ariko uyu muntu wikomeza afite uruhande Imana imugendereramo, kavuga uti umuntu wikomeje agakunda gukiranuka ntiyinyanyagize ntasebye izina ryanjye ntiyiteshe agaciro nanjye ndi Uwiteka nzamugirira neza. Uyu muntu wikomeza gutya kugira ngo izina ry'Uwiteka ridatukwa afite ukuntu azatabarwa abantu bagata kontrole, kandi hari ukuntu Imana idutabara bagata kontrole bakayita pe bakayita Petero yaratabawe ab'itorero bamusengeye Herode ata kontrole ayoberwa ibimubaye waracanganyukirwa, gereza zirikingura abacunga gereza bata kontrole barasinzira. Hari ukuntu Imana iza gutabara igatesha abantu kontrole kandi byakubera, kandi nanjye ntabare mu buryo bata kontrole abangendaho n'utunama n'udutsiko imigisubizo ku buryo bata kontrole bakajya bibagirwa umubare w'ibanga uri bagiye kurotera bagacanganyukirwa bagiye bata kontrole. Ndumva natera haleluya se murayikiriza haleluya. Yego, kubera rero ko haleluya zabaye nyinshi dusigaye natwe twarazikomeyeho kuko tuza akamaro kazo, ntabwo tuzajya dupfa kuzirekura gusa kuko ngeyo nteye haleluya ibizimu bimpiga birenga nk'ibihugu 6 byiruka. Niyo mpamvu rero ntazajya mpfa kuyirekura uko mbonye mbona mutabyumva ukuntu muba mwikamufiye mwigiza abantu bahatari ngo muzi ibintu cyane, reka mwiyoroshye. Ibi bintu nabonye bisaba kwiyoroshya nimba waranabyize mu gihugu ntazi nanjye nabyigiye ahantu utazi. Reka tubihurize mu mwuka, tubihurizemo mugabanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yesu we, mwikomeze ku rutare, mbega ukikomeza mwikomeze ku rutare tukamwikomezaho n'abandi yose n'umuzi. Kavuga uti reka mwikomezaho kuko n'ubundi ninjya kwa Satani naramusezereye mvuga ko ntazamukurikira, reka mwikomezaho naho imitini itatoha nzabimunizere ntakabuze ndakwikomezaho nzakwikomezaho naho amasho yashira mu biraro ndakwikomezaho ndakwikomezaho naho napfa naho ndi hanze ko nkundwa n'Umwami Yesu reka mwikomezeho. Haleluya, kamwikomezeho kamwikomezeho bego kamwikomezaho pe babyita kwikomeza. Burya barakora tugira umutsi
abantu turirimba ngo Imana ni nziza nguriya uzi ko inzu rengeje iminsi 5 ufite akamesaje kakwibutsa barakore tugira umutsi we yewe data we ukiranje ukazugasirimba uzi ko nta karo k'umuceri nta petero nta mata y'ibintu byazambye ariko ukaza ukica iperereza ariko mujye mwica n'iperereza hakagira umuntu umenya bacishamo ijisho mujye mwica iperereza n'agasuperi ugashyiremo cyangwa wica iperereza iperereza ujye ubyuka wambare neza apana kuvuga ngo umwenda ngo nonjyana mu bukwe uyu nonjyana ibyo bintu mubireke ngo nonjyana hango nonjyana mu bukwe ngo nonjyana mu biterane uyu nonjyana kuzindukana mu gihe cy'ibibazo ujye unica n'iperereza wambara imyenda ihenze agakweto uhanagure mu gihe cy'ibibazo wiborose buri mwanya useke wica iperereza ku buryo umuntu ugutegerejeho ijambo ribura sibyo rata nyamara nibyo ubundi mu gihe cy'inzara nk'iki wirinda gufata regime ufite regime ahita yihagarika kugira ngo batavuga ati ramuhohoye kandi mu gihe cy'ibibazo nibwo Imana izi ariko kwikomeza murumva ko ari byo bintu musigaranye mbega murikomeza ukavuga uti ndafunga umutsi nindangiza nemere ngenda ariko nikomeze uyu muntu hari uruhare Imana igira mu kumutabara vuba hanyuma ndashaka kuvuga kuri iki Daniel yavuze cyo gukomezwa abantu duheruka kwa padiri giye kwa padiri namaze igihe namubatizo aho waramvunnye nawe igihe imyaka 2 no kubazwa kwa ibibazo byabo byaramvunnye no kubatizwa ko byaramvunnye nafashe urugendo rw'amasaha 2 njya kubatizwa ku Gahanga n'amazina yarangoye kuyahitamo nagiye mu nzira nahisemo ko nzitwareho kadiya ngeze mu nzira masanga umukecuru barambwira ngo araruga ariko yitwareho kadiya mpita ndihindurira mu nzira mpita nandika Maria Lise bya bintu byabo byarangoye kuko biba biri no ku murongo n'ibintu basoma byaramvunnye pe nese ndabe mbeshye gese njya mbeshya buryo mvugisha ukuri n'uburiri ukuri kurye nta wundi muntu uzaba gufite n'umunsi wo gukomezwa byaramvunnye kuko mama wabatisimu yari yagize ikibazo gituma ataboneka gukomezwa birangora ariko kugukomezwa Daniel yavuze gutandukanye nuko nguko ndashaka kuvuga kugukomezwa tukivugana mbera ko ndakomezwa kuko iki ni cyumweru tugiye gukomezwa tugiye gukomezwa kandi gukomera kwacu muri uko gukomezwa kuva igorogota uko gukomezwa iyo wakomejwe n'Uwiteka umera nka wa muntu wubatse inzu ye ku rutare birazi kabimeze itya imiyaga irazi kabimeze itya ntambara zirazi kabumeze itya kuko wakomejwe umuroza araza kabuguha kuko wakomejwe n'amaraso ukahinduka vitamine C amibe zigakira garutse ko nkubitira mu ivuga butumwa pe nari mfite ikibazo cy'umwanda wanze kuva mu mara nitegura kuzajya kugura ji kuri umwanda mu mubiri baba baramfashije pe ariko banabinkorera neza nsoje amateraniro yari iminsi 4 babinkorera byiza cyane babumpa mu joro nsojemo igiterane Uwiteka aranyopera ndaranoperwa natashye naruhutse kandi umuntu wabumaye yanije n'imodoka imvanayo ingeze wangesha ariko kugira ngo ntagwa muri kwasiteri ako bazi no gushora pe ariko uziko mu modoka yapakiyemo n'ibintu ngo nshyira abana ngeze mu rugo uzi umuntu ukuroga akagutera n'inkunga ngeze mu rugo ati waramutse ute ni ukuri mwankoreye pe ntimundi ibintu byarimo byavuyemo ubu naruhutse neza weho shani mwankorewe n'ibintu mwangaburiye byanyogeje mu nda we ubundi rero umuntu uroga umurokore aba yatewe umubare nabi mwebwe nimushora muri twebwe muzahomba pe muzahombana mwebwe mujye kuroga abantu batageze aho ivogera twebwe tubana nirivuga ngo tuzarya ikica ntacyo kizadutwara mwebwe mujye kuroga mu kabari abantu badakijijwe nibo bapfa aho twebwe cyakoze
hari igihe mukora ikosa ryo kudufasha kugeza ku itariki yo gupfa nabi. Ubundi ntabwo twebwe muturoga ngo dupfe, twebwe turatumirwa. niko umuririmbyi yavuze ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibihirwe ngiye mu ijuru. Twebwe haba ubutumire, hatazagira n'umurozi ubona yoroza umuntu agapfa ngo agire ngo ni ukubera uburozi. Twe turatumirwa, inama y'ijuru ikabyigaho ikavuga iti dutumire uyu muntu aze. Hakaba nyiranzakaha w'umurozi akagukubita uburozi, cyakoze akagufasha kugera kuri ya tariki y'ubutumire ubabaye, ariko ntabwo aba akuroze, ntabwo aba akwishe kubera ko yagushoboye. Ashobora kukwangiriza umubiri akakugeza ku itariki yo gutaha ubabaye. Ibi bijya bibaho. Reka ndeke gutindaho nigire ku ntego y'ijambo wo gukomezwa. Uku gukomezwa ni kwa kundi Uwiteka avuga ati ndagukomeje, tukivuga na mera ko ndakomezwa, akagukomeza no mu gihe cy'intambara ikaze igasanga wuzuyeho gukomezwa. No mu gihe Pawulo na Silasi bari muri gereza bagiye barahawe ikintu cyitwa gukomezwa n'Imana, ngo igicuku kinishye ngo batangire ivugabutumwa ryo mu ndirimbo, kuko barakomejwe, ibintu barimo barabikomerejwemo, ngo bararirimba, ngo imbahe zirabyumva, bararirimba, iminyururu irabyumva, bararirimba, inzugi zirabyumva, kuko hinjiyemo abantu bakomejwe. Buryo uzarebe n'umukobwa bakoye amafaranga yarakomejwe akinjira muri famiye, ariko yarakomejwe, famiye ikamucangacanga. Hari igihe umuntu akora mariage akinjira muri famiye wagira ngo zifitanye igipfano na Rusiferi, ukagira ngo izi famiye ni gatumwa, ukagira ngo izi famiye ushatsemo, kibaze se koko atabashatse ko mwarimu hari kuki muje kunsaza, zikakuburabuza neza. Umuntu akigira ishyano akakuburabuza, akaza akakwigiraho ishyano, ariko yasanga warakomejwe muri aya maraso, imbaraga z'imikomerere yawe zikamutera gushaka mu kindi gihugu. Ubwo ni nka muramukazi wawe, imbaraga z'imikomerere yawe zikamutera kujya gutura kure, kuko imbaraga z'imikomerere yacu zijya zitera abarozi kwimukaho kugira ngo twe tubimuke. Haleluya! Daniel ati nuko tukivugana mpera ko ndakomezwa. Ndashaka kuvuga kuri Daniel ko gukomezwa kuva he. Reka mvuge kuri Daniel. Rero Daniel nubwo adahari, reka tumukomera amashyi. Ari mu bagabo nkunda muri Bibiliya. Ubundi ngiye nkunda abagabo benshi muri Bibiliya, ariko uri ku isonga ni Eliya. Eliya buriya ni nk'impanga yanjye. Eliya ni umwataka yaserutse neza, vrema yaserutse neza, nta nkumi akoze ku kibero, yaserutse neza, agira amateka meza, arangiza ikibazo. Burya umuntu uzahagurukira mu mavuta yo kurwanya ibigirwamana, uwo tuba turi kumwe. N'aba bahungu Daniel n'abagenzi be nabo bahagurutse mu mavuta yo kurangiza ibintu byose bitari Imana ivuga bikabategeka bigakomera, bahagurukira muri ayo mavuta. Uyu muntu rero wahagurutse atya gukomezwa n'itegeko. Uyu muhungu bari bafite ibintu nka birindwi nshaka kuvuga bibaranga kandi bikwiye kuturanga. Cyambere bara abakristo ba Daniel n'abagenzi be, Meshake, Sadraka na Abedinego. Mbakundishije izi nkuru maze icyumweru nzisoma, ndikumva bararyoshye. Aba bantu bararyoshye, barimo gusapotingwa cyane n'Imana bitewe. Ariko uzi ko Imana gusapotinga bitewe bari muri systeme nziza yo kuzamura cyane izina ry'Uwiteka, mu rwego bavuga bati bituzana bipfira. Umvasha mu rwego bavuga ati twebwe tuzabimenera n'amaraso. Uzi ko hari ibintu abantu banzuye ko bamenera n'amaraso. Hari abagabo babataka muri Bibiliya. Heba nka Eliya we, nibe na Daniel yari afite bagenzi be, Meshake, Sadraka na Abedinego yari afite abataka iruhande rwe, ariko ndebera nka Eliya wakoze wenyine kugeza ubwo avuga ati nijye muhanuzi wenyine usigaye.
Imana itangira kuvuga ngo hari 7,000 ati please ibyo 7,000 ntabyo nabonye mu gihe cyahabo aho bibitsa aho byitsembye simbyemera ni jewe wiyemera kuko ndi gukora genyene eri Imana mu umugisha yagiye gitwari ni intore nawe mu mukomera make reka nkubwire uyu Daniel rero we yaracebukaga akabona Meshake Saduraka na Abedinego bagakomezanya umwe agatera undi akanyabugabo mu kibaya cya Dura ndebera bahagazemo barimo bavuga bati ni mucyumva ishako amabubura amakondera mucyumva bisakusha mwese mubararira ikigirwamana Nebukadinezari yabashe ngo birasakuza bibaromborekana abana b'abahungu bahagarara bwuma ati twebwe dufite uburyo twakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu barahagarara pe banga kucyubararira kandi itegeko ryarasinywe kandi aba bana b'abahungu mwibuka ko bari mu gihugu ari abanyagano barabanyaze bageze ubwo babakunda babitirira ibimana bizabo ariko kwitirirwa ibimana bizabo nibivuze ko babiyobotse ibi bivuze iki hari abantu b'abana mu mwuka bajya bapimisha amarangamutima wewe ngo mamarone ngo mujya kubwiriza muri bya bidini bimama abantu bagikuzimu cyambere ntimwahuriyeyo nuzi ko ajyayo icya kabiri yagiyeyo nta gucaho so katatike zijyayo hanyuma ikindi nshaka kubabwira jewe no kwa Satani bantumiye ikuzimu akicaza abadayimoni dore ko afite benshi ati ngwe n'ubwiriza ujye najyayo kubwa amavuta Imana yampaye twebwe ahantu hese twemerewe kujyayo kuko dufite uburyo twakomejwe dufite antibari y'umuriro nta kintu cyadukoraho none abo bana b'abahungu bo bari n'abanyagano barabitiriye bafite udusirino barabitiriye ibimana byaho ariko kuba bitiranwa n'ibimana byabo ntibyababujije gukomeza kuvuga iyera kuvuga iri hejuru y'ibyo haleluya ntabwo byarabujije kuzamura izina ry'akamije inyanja igatanga urubyaro kwa Sara igatanga ibiryo i Samariya igakuranyira abagenzi Arise kwa Karisa baramuzinze ntabwo kuba bitiranwa n'ibyo bimana byababujije kuvuga ku Imana yera kandi kuba bitiranwa n'ibyo bimana ntabwo byabujije Imana kugumya gukorana nabo mujye mukura mu mwuka tera haleluya Amina icyambere navuze ko aba bana bari abakristo kandi burya presentation yawe yo kuza kutubwira ndi umudiakoni ndi umunyamasengesho ndi umupasiteri ndi Eva ndi iki ibyo no turashaka ubukristo tubwire ko umukristo kuba umukristo nicyo gihatse ibyo byose kuko Umuremyi yavuze ati genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa maze ninatumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo kubera ko ndi umukristo nzabona ihirwe ngiye mu ijuru kuba umukristo nicyo kintu cya mbere nushaka kube nta mafaranga ufite ariko ufite ubukristo buzana amafaranga nushaka kube nta nshuti ufite ubukristo burabizana rwana no kuba umukristo reka kurwanira amavuta hari ukuntu abantu hanzangaha basaza basizoya ngo barashaka ko babimika barashaka ihembe barashaka amatitire ngo barumva amatitire bafite aciriritse gabanya kavuyo na Petero na Yohana bakirije ikirema hanze y'urusengero batiriwe bajya gushaka titire ku gatuti turashaka kuba umukristo bikamenyekana no mu kagari turashaka kuba umukristo n'umwarimu kwigisha akamenya ko yigisha umukristo nawe utuye bakamenya ko uri umukristo cyo nicyo dushaka n'uwagushatse akamenya ko ashatse umukristo n'umukoresha wawe akamenya ko akoresha umukristo no kuri kasi n'amafaranga akamenya ko uri umukristo urumva neza nayo akabimenya no mu kaburimbo wayikandagira ikabimenya ko hakandagiweho umukristo nubona amatara ikamenya ko iryamiwe n'umukristo n'ifurushati ikamenya ko yarishijwe n'umukristo wowe rwana n'aka kantu wowe
wowe wibande kuri aka kantu ko kuba umukirisitu. Naho ibyo bintu by'amatitire sinzi umuntu werutse guhaga kofi arambwira mama Liyone ariko na n'ubu uracyafite iriya titire y'ubwa evangeliste irimo imyaka umaze n'ibintu Imana igukoresha n'urira titire ni ntoya. Umva ubugingo ko n'ubugingo ko n'ubugingo bubi cyane. Wese uwabimbwiraga arafite urutitire rwa danje ariko nashatse ikintu yakoze mu isi ndakibura. Ni iki se yitirirwa siki? Yitirirwa iki? Bibiri icyandikwa nakagombye kuba mfitemo imirongo. Namanuye inkuba abarozi bateranye. Navanye ibirenge ku butaka ndaguruka. Amateka aranditse. Ibyo nibice mu byo mvuze. Mvuye mu gihugu cy'Ubujumbura ndukije abantu bya Nyabingi byavugiraga mu ndabyirukaga. Barabiruka mu rusengero iterane mu giterane rwagati. Oya mu ibintu by'amati icyankundira abantu bakamenya ibintu bibiri. Ubukirisitu no kwizera biradomina ibyo bintu byose by'amatitire. Nayo matitire ni meza kuko baradusezeranya. Ubundi ahantu duhurira kuri amatitire si uko dusezeranya no kutubatiza no kudushingura twapfuye no kudutenga twakoze ibyaha. Icya kabiri bari bazi gufata ibyemezo. Ba Daniel bari bazi gufata ibyemezo. Hari umuntu mu buzima bwe ufite wanditse mu gitabo kirangamimerere ariko ataramenya gufata ibyemezo. Nanga umuntu mu buzima umbwira mukuru kujijutse wanize we. Nanga umuntu mu buzima umbwira ngo ni musengere kureka inzoga byarananiye. Hasoni pese barabisengera ibyo babifatira ibyemezo. Ngo mama Liyone ngo urabona ngo rwose ngo nagira ngo usengere kureka agatabi byarananiye. Ibyo gihe mbigire mu masengesho please. Ibyo ni ibintu bafatira ibyemezo. Gafata ibyemezo. Ngo mama Liyone ngo mfite ngo abasore 5 ngo nabuzo mpitamo. Umva umuntu utazi gufata ibyemezo wundi ubwo arajya kubaka. Akazi nkora nambika abageni ukabona umukobwa azanye nk'abantu 10 ngo nibamuhitiremo ikanzu yabuze yahitamo. Umuntu utazi gufata icyemezo cye wongo igacyakorana n'Imana. Imana izakuninde no gushaka umuntu uteye atyo ragatsindwa. Umuntu nk'uwo ni wamuha kampani ngo ayobora atazi gufata ibyemezo. Umugore nk'uko amushyira mu rugo utazi gufata ibyemezo ubwo azamenya gutegeka abajabe azamenya isaha yo gutegura gufata ibyo. Aba bana bango bari bazi gufata ibyemezo kandi mu bintu byatumaga Imana ikorana na Eliya yari umugabo uzi gufata ibyemezo. Kavuga ati imvura ndayifunze nta n'ikime kugeza igihe nza igekera. Abana b'abahungu bari bazi gufata ibyemezo. Ngo nagira ngo ntange icyifuzo ngo urabona ngo gusambana ngo byananiye kubireka ngo ni umukobwa ngo atambutse ngo mpita numva nshatse gusambana. Please ntiwuzuye mu mutwe. Ufite ikihe kibazo mu mutwe utafata ibyemezo uvuga uti sinzongera. Ubuse twe ko twafashe ibyemezo tukabireka. Sinavuye ku rumogi igihe naranaruhingaga kandi nkaruhinga muri purafu. Mama avuga ngo inzira ava ngo azayisakara ntiyereka hano ntacyo atwaye kuko nzi urumogi nahinze muri purafu. Nana wawe akugura 700 hirya hangaha ngo nibagusengera. Ubu tugikanyarira ko gusengera ngo ureke urumogi. Oya ariko cyo mwamwigira nibiki utazi gufata ibyemezo uvuga uti warumogi wenda kuretse. Ko nafashe umwanzuro wo kureka kwibisha imitwe no gutobora inzu. Ko nafashe umwanzuro wo kubireka. Muke mufata ibyemezo. N'umukobwa ngo giyewe ngo rwose ngo bihora bimbabaza ngo nasenye runaka ngo niri joro nongeye ibintu byanongeye oya. Ubundi mu mahirwe mufite nuko giyewe ntabaye umushumba ngo nubaka urusengero. Nzamura urusengero iruhande rwaho nzamurana mukasho. Ibyo mbona bidakwiye gusengerwa ujyamo hari bakajya bakugaburira ibigori rimwe mu minsi 2. Ukazasohokamo utakuzura umwuka yarango bavuge mu ndimi ukagumamo. Mana ararebye ibona ibona nabamerera nabi nabakanira inyigumishiriza kuri ititiri.
ni ukuvuga ngo urusengero aha mu kasho hariya, igikoni hariya, umuntu wese uje gusenga akarya kandi neza kuko nzi imbaraga z'ibiryo sha. Ariko kuba utaramenya gufata ibyemezo ngo urabona ngo birambabaza, ngo uriya mugore ngo nongeye mutwarira please, uzititira uba ufite iyo washanye urugo rw'undi mugore, ubu uri urupfu. Kuko arahira hano aravuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. None Kristo ntaragaruka umutwariye umugabo, uri urupfu. Erego warangiza ukigiranyo ni nyinshi ukaza mu rusengero, uri urupfu pe. Ujye ugenda uvuga uti ndi urupfu, nashanye urugo rw'abandi, ndi urupfu. Hakaba n'ikigabo cy'igipfu nacyo gitinyuka kikibagirwa amasezerano, mukagenda mugapfana. Ufata ibyemezo ku kintu cyose ubona cyakugirira umumaro. Uvuga uti ndabona ndatse urumogi, ndatse inzoga, ndetse Zakayo se ko yafashe ibyemezo akavuga ati ubu gahunda ukuntu nameze, kuba ngize amahirwe nkurira igiti nkamubona, ibyo ntunze byose ndahita mbiha abakene, n'uwo nambuye ndamuri hakana setu. Ibyemezo, umuntu utagira ibyemezo ni gake cyane Imana ikorana nawe. Icyo kintu mujya mugifatira ibyemezo. Nimba mubyumvise neza muzamura ikiganza muha Imana icyubahiro. Uya mujye mufata ibyemezo. Aba bahungu bafashe ibyemezo baravuga batumva amategeko yasinywe, kandi bavuze ko utazubararira iki kigirwamana azapfa. Dufashe ibyemezo, turabibona ko Imana yacu ibasha kudukiza, birashoboka. Hari n'ukuntu iteye, hari ukuntu itadukiza, hari ukuntu iteye, hari ukuntu yicecekera ukagira ngo ntihari. Ariko nawe itazadukiza ntabwo tuzubararira iki kigirwamana Nebukadinezari yabaje. Twebwe tuzapfa nk'abakirisitu dufashe icyemezo. Mumvugira ngo amina. Bafata icyemezo. Itanura bararyenyegeza ntibava ku cyemezo. Intare barazishonjesha bati ntacyo twiteguye ko ziturya, ariko tuzi ijambo rivuga ngo amagufa mukiranutse ararinzwe. Ubwo niho tuje kurebera iryo jambo. Ubundi twebwe hari n'ukuntu dusheta Imana, ukagera ahantu ukavuga uti ndagusheta, wavuze utya. Buriya nanjye iyo ndya amarozi mba ndi kuyisheta, ntiwavuze ko nzarya ikica ntacyo kizagutwara. Hari ukuntu uyishete kagukuramo amahoro we, bagasigara bakanuye amaso batakontorore. Uza abantu bashese ubwenge bwawe bakagukora mu gihorihori bati turabutwaye ntuziga, none bambaranye ikanzu garaduwetinze bakanuye amaso. Hari ukuntu basabye Imana, hari ukuntu ibasabye bakajomwa, ngo ntuzashaka, ngo nibiki mu kanya imodoka ikakuzungurukana gatatu ivuga ngo pi. Erega nabo bakaba barahicaye bati muranywi, bati sitro, bakaza no kunywa. Erega mu bukwe mwinshi se muba mufite ikihe kibazo? Mu bukwe mwinshi mugatinyuka mukaza kunywa no kurya we no kwifotoza. Nyambona mujya no kwifotoreza kunda mutateye. Ibira bintu nabyo muzabikosora. Byo kuza kwifotoreza kunda nta n'imbaraga z'umwuka wera ugira, nturakomezwa. Barimo barifotoreza kunda we, ntuzi ibyo bari gushyiraho kubera ngo agasharupe bazanye ngo n'agasarubeti k'umwana bakaza umwe avaho undi mu bira bintu muzanabikosore. Ibindi birabije biti umugiye kuvuga ngo ni ubuturage ngira, sindi umuturage, nta burezi ngifite bwashizemo. Ukuntu najyaga mvuga ikintu ngo ndacyafite ubuturage, ubusa ndacyabufite. Ubuturage mburiranye indege, buri munota ndurira indege wicaye ino ngo ndi umuturage. Ngo si umuturage ninde? Tugiye kureba twasanga umurezi ari wowe. Uriya muntu uje kwifotoreza kunda yawe uramuzuza ikimugenza? Erega bose bakaza nabo mwiganye n'abatumwe na za gatumwa. Ugatega we, wagera kwa muganga waburi bise mama Lionel nsengera baranzinze, si wowe wayibahaye ngo bayizinge? Mukaduhe n'akazi tutaramukanye, mukadutera akazi byo gukora birahari. Kwirinda wayitegeje abatipe bayizingazinze, ugeze kwa muganga dogiteri ati turabona nitugutera ibisi urapfa, kandi turabona umwana yamanutse, kandi turabona nambaraga zo mu yarufite. Mama Lionel kutampamagaye mu munsi agenda. Icya gatatu, barahuzaga. Aba bahungu barahuzaga pe.
guhuza byabuze mu itorero, guhuza byabuze mu kidiyakoni, muri korari guhuza byabuze, mu muziki byabuze, iyo guhuza byabuze, mu rugo guhuza byabuze, mu bavandimwe guhuza byabuze, muri famiye washatsemo guhuza byabuze, iyo guhuza byabuze murahuzagurika. Bari bafite guhuza. Icyakane barakundanaga mu rwego barwaniranaga ishyaka, babahungu barakundanaga kugeza ubwo Daniel agiye gusobanura inzozi. Nebukadinezari ati zari zananiye none afata ku buyobozi. Arangije ati no, ntabwo nafata ku buyobozi, hari abasore size mu kibaya, Meshake, Saduraka na Abedinego twarafatanije dusenga, iri yerekwa barigizemo uruhare, ndota babigizemo uruhare, nabo biyirije ubusa kugira ngo Uwiteka mpishurire. Sinshobora gufata ikiyobozi mbasize hepfo hariya, nabo nibaza. Umva urukundo sha, naho Uwiteka arakugeza ahantu twanakubaza uburyo wahageze ngo tuze. Yewe ni Yesu, yewe mva ni Imana pe. Ubuse nakubwira ngo kimbuze uko mbisobanura, uko umuntu akubwira agucangacanga ngo abuze uko asobanura uburyo acuruza bikagenda. Ubuse nabigusobanura yewe nta kigenda, gusa sinzi ukuntu nabigusobanurira. Kuki se utabireka? Urisize utuvuta tukubere twiza, umuntu aragubajije nawe ngo arebe ko yasa neza, akakubaza ati se twe tuvuta wese gano. Yewe ni Yesu pe, ni Yesu uzi gukesha. Ako bite byaye bitukwe mugira abaporoso mugira. Ese ko nshaka kuza gucuruza ibyo bintu ucuruza, nari mbonye agashoro wangiriye nama. Yewe nta kigenda, nushaka ubireke, nushaka bigumiremo. Ariko mwagiye mugabanya iyo mitwe mugira. Nimba nta kigenda se kuki utabiretse? Ibintu bicuruza imyaka 6, 7, 8, 9 uri kubwira abandi ko nta kigenda. Urumva utari umugome? Ariko abahungu barakundanaga, barakundanaga. Hari umuntu wagize urukundo n'izi saha Imana imuha umugisha. Yonatani akunda Dawidi mu rwego aza kumubwira ngo papa yakuvuze iki. Abantu bakundana. Hari n'umugabo n'umugore usanga bakundana atari bimwe byateye, ugasanga barakundana pe, umwe yarwara undi akarwara, ugasanga barakundana mu rwego yarya n'akantu akavuga ati ndapfunyikira madamu wanjye mushyire. Ariko ugasanga hari n'abacengana, umunsi yamuciye inyuma ikibikubwira aramushyira kuri status andi hasi akandikaho karabo kanjye mbamo, ubwo yagiye tayari yagiye. Akongera agashyiraho indi ya kabiri, shu numva umbamo ndagukunda n'ikimenyemenye nupfa bazahambege. Ntabwo abyutse ku mugore wa kabiri, ejo agashyiraho indi foto, ubwo agiye ku wundi umugufi yawe ubyibushye. Shu tuzibanire uruhiziraherezo, ubwo ejo agiye kunanutse ufite tayi nk'iy'abazungu. Kanyenyeri karabo kanjye ko mu ruturuturu, ari kwica iperereza kugira ngo batamuvumbura. Hari uwaryishe gutyo amashu, abashushu na shufurere, maze ngo aza guhura n'ingorane zo gupfa. Apfa ahita haza abantu 3 bavuga bati aba bana nabo umugabo wawe n'uwacu, aba bana nabo twabyaranye. Zashu za buri munota se mwaka byaramwe, bapimye koko basanga nabe. Ni ikibazo dukena abantu bakundana mu rwego rw'aba bahungu barakundanaga bakarwanira n'ishyaka, mu rwego barwanira n'ishyaka. Kavuga ati nawe adapoza hano nabimenye, akarwanira ishyaka mugenzi we, karwana ishyaka. Mudamu aherutse kurwanira mugenzi w'ishyaka, byabereye muri uyu mujyi wa Kigali. Mbanza utuntu twinshi. Mudamu agiye gukodesha mu rupangu rw'umuntu atazi ko nyiri urwo rupangu ari umushurashoza ahora asambanya abapangayi be. Ahageze nyiri urugo atangira kumutereta. Undi ati nta kibazo. Arangije abwira madamu nyiri urugo ati rero ndashaka kukurwanira ishyaka, jye sindi umusambanyi, ndashaka kugukoreza isoni umugabo wawe nkamushyira ahabona. Nimba ikintu bita kurwanirana ishyaka. Undi ati se tuzabikorera hati muri dushe uzikatayo nanjye nze batabizi. Arangije acira isiri umugore nyiri urugo ati ubu tugiye muri dushe wiyeranje uze udufate.
araza umva kurwanirana ishyaka araza amufatiramo ati niko se mugabo wawe ibi ni ibiki ati nari urabona nimba ari igisebo no gufatwa usambana umugore yafashwe asambana baraza bamunaganika imbere ya Yesu ati itegeko ryavuze ko uzasambana azicishwa amabuye. Yesu arabareba asanga abo bamufashe ahubwo ni abasambanye ruharwa ngo arunama gake gake arandika tutarakoze icyaha namutere ibuye. Umwe akibona ijambo ngo utarakoze icyaha kubitamo rivansi bitenze wa gatandatu. Abasanga bose bararegwa. Yesu arangije ati mada igendere ntukongere gukora icyaha ukunda baguciraga urubanza nabo ntiborohewe. Dukeneye abantu bakundana ku buryo ukundana na mwene so. Kera rero dukunda kuvuga ngo kera abasaza batari ko subwo ni kera ryari ni kera hacu. Nta muntu utagira kera ahubwo na Lionel azagira kera he. Kera iyo umukirisitu wasibaga mu rusengero twarangizaga amateraniro tujya kureba icyamusibije. Twasanga hari n'ikibazo cyo kuhinga n'iki tugasiga duhinze tugataha. Cyo bita gukundana mu rwego umuntu arwanira undi shyaka. Aba bahungu bari bafite icya gatandatu nimba atari icya gatanu ni cya kangahe tugezeho icya gatanu bakundaga gusenga. Ubu Uwiteka muri no minsi afite ikibazo cy'abantu basirimba cyane badasenga. Mwasigaranye igisirimba ariko amasengesho ngo mutahe. Niba habayeho amasengesho abantu bose basenga barya bagize ikibazo mu mubiri ngo birije bamererwa nabi. Aba bahungu bakundaga gusenga. Uku gusenga niho yabwiwe aya magambo. Daniel ngo arari masenga. Izi nkuru twasomye ze ngo arari masenga ngo ku munsi wa gatatu ibisubizo bye biraza ngo bigejeje ku munsi wa 21 nibwo habayeho iki kiganiro. Bibiliya ivuga ngo iki ngo yaje gusangwa mwiyerekwa ngo atabasha guhumeka. Niko murongo wa 17 uvuga ngo mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja ko nta ntege ngifite kandi ntagihumeka neza. Iminsi 21 umuntu w'umugabo atarya yari yasusumiye bishushanya na byumve nuko Uwiteka ahagaze ku isukari bari gusanga arwaye na diabete. Arangije ngo uwasaga n'umuntu arongera nkoraho ngo akorwaho. Wasaga n'umuntu araza mukoraho. Kuri iki cyumweru ndashaka ko Uwiteka gukoraho. Tera haleluya. Asaka gukoraho. Kutaya. Uwasaga n'umuntu araza nkoraho nakora mu kiganza wakire. Uwasaga n'umuntu araza nkoraho akora ku rugo rwawe rwubakike. Uwasaga n'umuntu araza nkoraho nakora ku bana bawe batsinde. Uwasaga n'umuntu araza nkoraho nakora ku buzima bwawe no muzima. Uwasaga n'umuntu araza nkoraho tararara cyane ankoraho yagukozeho ubwo aragutsiritse. Yagukozeho ubwo abazanye igisubizo. Yagukozeho ubutabazi bubabuje araza ankoraho. Yagukozeho gusanga ko kuba kumvikanye araza ankoraho. Yakoze kuri Eliya musigiti cy'umurotemu aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari rurerure kuko mukozeho. Ankoraho. Yakoze Petero mu mbavu aramubwira ati Petero byuka kweta inkweto kenyera tugende. Araza ankoraho. Ndashaka ko Imana igukoraho. Byemere cyane byemere. Byakire. Araza ankoraho. Araza wasaga n'umuntu araza ankoraho. Nakora mu nda yawe, nakora ku mugongo, nakora ku birenge, nakora mu biganza wakire. Araza ankoraho. Wasaga n'umuntu nabara cyane uvuga ngo amina. Araza ankoraho. Yaraje akora kuri Yosefu muri gereza mukoraho. Arangije amukozeho nibwo yahise azamuka ajya guhabwa ubuyobozi. Iyo agukozeho utabarwa ku mugaragaro. Iyo agukozeho ivata ari kuvamo. Iyo agukozeho uzamurwa mu ntera. Iyo agukozeho
yagukozeho ubona shara abantu araza nkoraho. wasaga n'umuntu araza nkoraho arambwira ngo ikore uburiri bwawe wigendere. wasaga n'umuntu araza nkoraho isoko y'amaraso irakama. wasaga n'umuntu araza nkoraho agakobwa ko kwa Yayiro karazuka. iki kiganza nikigukoraho, nikigukoraho, nikishure. iki kiganza nikigukoraho wakire. haguruka utore haleluya we. takosha wasaga n'umuntu araza nkoraho, araza nkoraho, araza nkoraho. yagukozeho uhinduka ndakorwaho. yagukozeho gusiga mbura umbonye. yagukozeho umurozi arakubura. yagukozeho netiwaka z'abarozi nizigufata. yagukozeho uhinduka ukundi kuntu. yagukozeho ushaka kare. yagukozeho ibintu birikora utavunika. araza nkoraho. yagukozeho ntawe ugukiniraho. araza nkoraho, ankoraho. arangije arambwira ati iyo agukozeho ntagenda atavuze. hari imbaraga z'ikiganza cye, hari n'imbaraga z'akanwa ke. ndashaka kuvuga kuri ibi bintu ariko nshobora gupfa kuko ndumva ndumva namenye umubare w'ibanga waho ibyawe bizingiye, kuko byari byaranze ataragukoraho. kuko uku ni ukwezi k'ugushyingo. tugomba gushyingura ibintu byose bitagenda neza, turabishyingura muri uku kwezi. uku ni ukwezi ko gushyingura imyaku, amadeni, imikosha, ubushomeri, uburwayi. uku ni ukwezi ko kubishinguramo. ukwezi ko gushyinguramo ibitabo by'abakonikoni. kuno kwezi ko gushyinguramo inyandiko z'abapagani. kuno kwezi ko gushyinguramo ibitekerezo bibi by'abantu. kuno kwezi ko gushyinguramo imyaka yabo. kuno kwezi ko gushyinguramo amarozi barogesha. kuno kwezi ko gufata amahembe tukayashyinguramo ibitega byo bakoresheje byose. kuno kwezi kwa deliverance. kuno kwezi gukomeye kubera. kuno kwezi gukomeye kubarokore. kuno kwezi kwa danje. kwezi twe turakuze. ku kwezi tuba turi muri manshi. mbega ni ukwezi haba habura gatoya ngo umuntu yakire cyangwa arate. twebwe rero turakira kuko twabivumbuye. kuno kwezi ugomba kugira indishyi z'akababaro. ibyo utakiriye mu mezi 10 ashize urabyakira muri uku kwezi ko gushyingo. ndakwinjiza mu bunane na Noheri uri gutwara. cyambere araza nkoraho. turashimira Imana kwidukozeho. cyakabiri ngo arambwira iravuga. yavuganye natwe ibwira ngo mina. yavuganye natwe badahari. yavuga Mana nyagasani ngo araza nkoraho. arangije arambwira ubu rero yatubwiye badahari igiye gukora bahari. yatubwiye dushonje igiye kutugeza kuri tere dusirimutse. arambwira abavuganye nayo muri amezi ashize muhumure karabaye. kandi ndi mu buhanuzi buteye ubwoba kuko ndi kwigisha nerekwa. arambwira yavuze ko izatugirira neza. birabaye amagambo ashize ivuga. yavuze ko izadukomeza turakomeje. yavuze ko izatwishyurira. uku ni ukwezi igiye kubikora. yavuze ko izadutabara. uku ni ukwezi igiye kubikora. uku ni ukwezi
mugaragaro. Uku ni ukwezi kwitwa ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirara bamware. Uku kwezi niko kwitwa, uku kwezi kwitwa antunganyiriza neza hagati y'abanzi. Kuno kwezi kw'abarokore, kuno kwezi kw'abarokore ntabara ubyacu bivuga ngo amina. Koshaye takotaya ankoraho arambwira twebwe yatubwiye ko izatugenda imbere, ahataringanika haringaniza, inzugi z'ibyuma igacamo kabiri. Aya ni amasezerano tugendana. Yatubwiye ko azabana natwe. Nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Uku niko kwezi ankoraho arambwira. Abavuganye n'Imana mutere haleluya. Yewe mugabo ukundwa cyane, witinya. Ijambo rya witinya ndivuze ntitwava aha, narihera kumva maze kuzuka. Turashima umwami w'abami, yaratubambiwe ku musaraba, yarabambwe turabamburwa. Umwami w'abami turamushima. Ni ijambo yavuze azutse. Witinya arivuga aribwira abagore, ntimwitinya uwo muje gushaka ntakiri mumva, ahubwo ni muzima mugende. Witinya ni ijambo ryabwiwe abungeri. Witinya ni ijambo riturasazemo. Abandi barabasaze bashyiramo imiti baratsirika, ariko twebwe dutsirikishije rivuga ngo witinya. Niyo mpamvu iyo tugeze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu tudatinya ikibi cyose, kuko turi kumwe nawe. Iri jambo rya witinya twararinyweye turarirya turirasazemo. Witinya niyo mpamvu turana n'umurozi ukajya utera hareri ugasohoka wambaye neza, kuko uragendera muri witinya. Witinya niyo mpamvu ugendana n'umuntu wizi ko akwanga, ariko ukagendera muri witinya. Muri witinya indura yisama amezi 9 akarenga, ariko kuko urasaze muri witinya ukayibyara bakanuye. Witinya n'abaruvuga ngo amina. Amahoro abe muri wowe. Aya magambo umuntu yagisha ukwezi kose, ariko mwihangane. Ubundi turi ku cyumweru, nateguye ku buryo nakwigisha n'amasaha 6 amagambo atarashira, ariko turi ku cyumweru. Witinya ijambo gukorwaho kabiri, kubwirwa. Noneho detaye y'amagambo witinya kabiri, amahoro abe muri wowe. Hakaza rivuga ngo komera, kandi ryakomera rikongera komera. Hanyuma ngo tukivugana ayo magambo yose aryoshye ngo mpera ko ndakomezwa, 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 mpera haleluya cyane. Ndashoje ngiye muri detaye, ariko bya bintu bitanu reka nongere cya gatandatu cyuko barwanyaga ibigirwamana nacyo cyandike. Ibintu byo kurwanya ibigirwamana nabyo tuzabirambura tugarutse. Twatangiye dutinze kubera ibirere n'imvura n'ibihe, ariko akarongo dufite mpera ko ndakomezwa. Utarakomejwe ntiwaba umukirisitu, ntiwamenya gufata ibyemezo. Bisaba gukomezwa. Guhuza bisaba kuba warakomejwe. Gukundana biva mu gukomezwa. Gukunda amasengesho biva mu gukomezwa. Kurwanya ibigirwamana biva mu gukomezwa. Ariko ndagutangariza ko umuntu uhagaze mu murongo wo kurwanya ibigirwamana, uyu muntu afite support igihe cya none n'igihe kizaza. Uyu muntu wahagurutse mu murongo wo kurwanya ibigirwamana, dore ko byaje byanabaye byinshi, afite amahirwe kugera mu rubyaro rwe, rufite amahirwe mu buzukuru, rufite amahirwe no mu buzukuruza. Aha hantu yabitse kuri konte itavanze. Ariko tukivugana mpera ko ndakomezwa. Ndashoje, tugiye gukomezwa. Ikofe ukomezwe. Iyo hajemo ikintu cyo gukomezwa haba hariho kashe. Fasha kumva iki kinyarwanda.
gukomezwa n'Imana y'Uwiteka gukomeje. Niyo bavuze bati hano turahacisha umuhanda kubera ko ari Uwiteka wagukomeje, umuhanda barawuyobya. Niyo baje kuhashinga amapironi irayoba kubera ko warakomejwe. Niyo habayeho ikintu cya simusigura sigara, iyo wakomejwe n'iyo Uwiteka agiye kurimbura Sodomo, araza akakubwira ati Loti we hunga, genda va ahangaha ngiye kuharimbura. Iyo wakomejwe ijisho ry'Uwiteka rikubaho, ijisho rye ntabwo rikuvaho. Iyo wakomejwe mpera ko ndakomezwa, iyo Uwiteka ibyo yagutanzeho ntazabihomba, ambaraga yakoresheje ntizizahomba, ijambo yakubwiye ntirizagenda ubusa, icyo yavuganye nawe ntikizata agaciro nk'ibikoresho byo mu Bashinwa bya parasitike. Amagambo mwaganiriye ntazata agaciro, ntabwo ajya ahinduka egisipede, kandi arayarinda akayakurikirana akayakomeza. Iyo wakomejwe, uguhagurukiye wese apfa kuziza, ugutunze urutoki Imana nibabara, ukurwanya Imana iramurwanya, kuko ifite umuntu yakomeje muri uru rusengero kw'iyi tariki. Tora haleluya. Noneho reka nkoresha impano y'ubwenge, nsoze kuko saa 10 zishobora kungereraho, kuko mvuze iyo yagukomeje, iyo yaje akagukomeza. N'ingabo za Farawo azirwara inzika akavuga ati nzabica umunsi umwe, nzabanika, kuko muri kurwanya abantu nakomeje, nabatanzeho amaraso, mpagurutsa Mose yanga dedemanga, ncomekaho umusemuzi, nohereza ingabo z'ibiceri maze nyahindura amaraso. Ibyo byose nari ngikomeza ubwoko bwanjye, none mukomeje kubumenyera. Mbarwaye inzika, Uwiteka yagukomeje, kiguhagurukira kirwara inzika, akakirwara inzika. Iyo wakomejwe ntaba kiza kuvugana nawe, ajya kuvugana n'ikibazo. Wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Akomerejwe gukora umurimo, ibikurangamiye byose, ingeso zose byose atanazanya byose, Uwiteka ahangana nabyo. Ubukwe bwakomejwe n'Uwiteka, ntabwo bupfa bashatse kubwica. Umuntu w'umufamili aragenda abwira Papa Lionel, invitation zarasohotse, ati sheri wawe waryamye mu bitaro yakuyemo inda. Kandi koko nari ndyamye mu bitaro, amaserumu ndimo, nifite ikibazo cy'abasirikare bake, nararwaye inzara mu magufa. Iyo nasengaga nahitaga ngwa muri koma kubera inzara. Barangije amubwira ati yakuyemo indi nda, ati Imana ishimwe, cyo ni ikimenyetso cy'uko abyara ntibizangora. Ibintu byakomejwe n'Uwiteka ntawe ubyica, n'ibigambo byose bazana, kuko byakomejwe n'Uwiteka bihindura ubusa. Jo bundi bahindura amagambo bati umugore we yabaye igipfunyika, atapfunyitsemo imigisha. Iyi ni imigisha apfunyitsemo. Ibintu byakomejwe n'Uwiteka. Nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro, ntabwo nzavaho Yesu yambereye ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Nta nubwo imivu yamembana, ura mu gicucu cy'ishobora byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye kinkingira ku manywa ndetse na nijoro, aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Inkoni ye n'ishimba ye nibyo bimpumuriza, nanjye nzaba mu nzu ye iteka ryose. Mbabarira uzusenga ntagwa, singiye gupfa uhari, nawe ngwino wumva urwo napfuye. Mbabarira uze. Haleluya, mukomere Imana amashyi. Bahaguruke dusenga Imana, Mana Data wa twese ukomeje, Imana igira neza, Imana y'imbaraga, Imana isumba byose, kandi Imana iturwanirira. Muri uyu mwanya twakiriye gukomezwa. Abagabo nibakomezwe, abagore nibakomezwe, abakobwa nibakomezwe, abasore nibakomezwe. Buri mbaraga yose yarwanya n'abana bawe igatuma badakomezwa, iyi mbaraga turayisenya, iyi mbaraga turayina.